muvuga ko muzi igihe cy'isarura ku mirima yanyu, muvuga ko muzi igihe cyo kubyaza umusaruro amatungo yanyu. Yeee, niko na data wo mu ijuru azi igihe cyo gusarura imbuto ze, imirima ye. Ibisarurwa bireze ariko abasaruzi ni bake. Ese uwemera kumusarurira ninde? Ndahamagarira abasaruzi kuza gusarura ibisarurwa by'Uwiteka. Ibisarurwa by'Uwiteka bireze, bishaka ababisarura. Imana irahamagara buri munsi. Haranditse hati hazabiba bamwe hasarura abandi. Uyu munsi turi mu gihe cy'isarura. Imana ati nanjye nzi igihe cyanjye cyo gusarura ibisarurwa byanjye. Turabaramukije bene data nshuti z'umusarani mwese mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, umugabane wa Aziya, Oceania, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi iwacu muri Afurika. Amahoro y'Uwiteka nabane namwe, naganze nategeke. Ni Pastor Theogene ku gicaniro Kibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza. Uyu munsi turi buganire ku magambo meza cyane. Tugiye kuvuga ku isarurwa ry'imbuto ndetse no kwibiba ndetse n'abasaruzi. Ni ibintu bitatu. Tugiye kuvuga ku murima, tuvuge ku mbuto, tuvuge ku mubibyi, tuvuge ku musaruzi. Ibyo nibyo Imana yatuzaniye kugira ngo tuganire, ariko by'umwihariko turi mu gihe cy'isarura. Nizere ko umeze neza. Niba utarakora subscribe ku gicaniro Kibanga TV ugikore. Niba kandi warayikoze umuntu w'umugabo, Imana iguha umugisha ku bw'iryo tafari washyize ku murimo w'Imana kugira ngo ugere kuri benshi. Like nayo rero urasabwa kuyikora, ukore kuri ako gakumu kameze gutya kareba hejuru kari munsi ya video. Nurangiza ureba handitse ijambo share, usharinge bagenzi bawe cyangwa se usangize bagenzi bawe iyi video. Murakoze, reka dutangire. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'Abagalatiya, ni ibice 6 umurongo waho w'icyenda. Haravuga ngo twe mucogora gukora neza, kuko igihe nigisora tuzasarura nitutagwa isa. Dusubire. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isa. Haleluya. Twe gucogora gukora neza. Haleluya. Twe gucogora gukora neza, igihe nikigera tuzagira gute? Tuzasarura nitutagwa isa. Haleluya. Twe gucogora gukora neza, igihe nikigera tuzasarura nitutagwa isa. Ese wowe urakora neza? Igihe cy'isarura ntikiragera, turacyari mu gukora neza. Amen. Turacyari mu gukora neza. Nyuma yo gukora neza hazabaho n'isarura. Ariko uko gukora neza ni ukuvuga ngo ni muri cya gihe kirima. Reka kurima uzinyitiranya urenzaho, ahubwo ukore neza. Ntucogore gukora neza. Mu nshuti ntucogore, mu bavandimwe ntucogore, mu muryango ntucogore. Ejo bundi twavuze ku ijambo rivuga ngo ni wubaka ihema ry'Imana. Bwana sifiwe. Ubaka ihema ry'Imana kuri wowe, ubaka ihema ry'Imana mu muryango, ubaka ihema ry'Imana mu itorero, ubaka ihema ry'Imana mu nshuti, ubaka ihema ry'Imana mu rugo iwawe ndetse naho ukora. Twoye gucogora gukora neza. Ntabwo kubaka ihema ari inzu ugenda uzingazinga hariya igaragara. Oya, mbere yuko wubaka inzu igaragara ugomba gutegura aho ugomba kuyubaka. We gucogora gukora neza.
Haleluya. Ku 10 havuze nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Nuko rero tugirire neza abo tubonye bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Ubundi abo mu nzu y'abizera si uko n'abo hanze tubareka, ahubwo ni ukuvuga ngo ubundi uyu munsi ikibazo kiri mu bitwa bizera. Amen. Ariko ikindi gishobora gutuma kugirira neza mu nzu y'abizera ari iby'umumaro Imana ibiha agaciro, iyo uhuye n'umuntu waraje usenze Imana imubwiye ngo ejo nzakugaburira, ukamugaburira, ni Imana ibimugaburiye. Amen. Bituma akomera, aguma mu kibanza cyo gusenga, aguma mu kibanza cyo gutabara, aguma mu kibanza cyo kudacogora. Ariko iyo utamugirira neza, kuko Imana ntabyikura mu ijuru, ahubwo irabivuga ikabisezeranya, yarabibitse mu bandi yageze gute yaremye. Iyo ubigumanye rero, Imana niyo isuzugurwa, niyo itukwa, ariko ahenshi ni wowe ubugize gute ukoze nabi. Ubutumye Imana yitwa inyakinyoma kubera umutima w'ubugugu ubugize, ngo ntimucogore gukora neza. Ariko cyane cyane abo mu nzu ya so, turacyari mu gihe cyo gukora, ntabwo tukiri mu gihe cy'isaha. Haleluya. Reka dutaruke mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 9 umurongo wa 37. Haragira hati, maze abwira abigishwa be ati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwiginge nyir'ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Imana ishimwe. Ngo maze arababwira, cyangwa se maze abwira abigishwa be ati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Imana ishimwe cyane. Igihe cy'isarura cyari cyegereje. Haleluya. Igihe cy'isarura cyari cyegereje ni iki ngiki. Hanyuma nyiri kureberera ibisarurwa, ibihingwa, arabona igihe cyo gusarura kigeze. Amen. Ariko yareba akabona ibisarurwa ni biki. Mwakoze neza, ariko abo mwakoreye neza, ibyo mwabakoreye byari ibyo kugira ngo bitabe Uwiteka. Ubwo ntimwabajugunye, ubwo ntimwabaretse. Mu gihe cy'uko bari bageze igihe cyo kugira ngo bazanwe bahembwe, nk'abantu bagize gute bafatikanije namwe, ariko nyir'ibisarurwa yareba akabona abo gufasha ba bantu ngo, cyangwa se bya bisarurwa ngo bigere aho bigomba guhunikwa, agasanga ntabwo mwabyitayeho. Twatangire ku ijambo rivuga ngo ntucogore gukora neza, ugirire neza bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. None aha nawe aratubwiye ngo maze abwira abigishwa be ati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Icyo Yesu Kristo yari ashatse kuvuga, Yesu yararebaga akabona abantu bo kubyazwa ubutumwa bwiza ari benshi bahari, ariko yareba agasanga abababyaza ubutumwa ari bakeya. Ese urahari kugira ngo nawe utumwe kubyaza bene so ubutumwa bwiza?
ese witwara ute? Ese koko urabona ukwiriye kuba umusaruzi? Bwana asifiwe sana. Imbuto y'Uwiteka iyo bavuze ngo ibisarurwa bireze, ntabwo baba bavuze ngo umuntu arapfuye. Ubundi umuntu wese Imana yamugeneye kugira ubuzima, iyo igihe cyo kumushyira muri bwa buzima kigeze, ya mbuto y'Uwiteka iba yeze. Igihe yari akigendagenda, Imana yari ikiri kuyinjiza mu butaka kugira ngo ya mbuto ibe igenda imwegereza ubuntu bwishaka kumuhamagara. Hanyuma iyo igihe kigeze, umuntu agashyirwaho ijambo, yaba ari umuhanuzi urijyanye, yaba ari pasitori, yaba ari umwigisha uwo ari we wese, ni ukuvuga ngo we aba agiye gushyitsa isezerano ryo kwegereza Uwiteka igisarurwa cye, kuko ya mbuto Imana iba yaramubibyemo iba yeze. Haleluya, iba yeze. None rero ati ibisarurwa bireze, ariko abasaruzi ni bake. Ese nawe witeguye gusarura? Imana ishimwe cyane. Twageze mu gihe cy'isarura, kugira ngo nawe wirebe neza cyane ko ugomba kuza mu basarura umwaka w'Uwiteka. Turasoma Yohani ibice 4 umurongo 37. Kuko iri jambo ari iry'ukuri ngo habeba umwe hagasarura undi. Nari maze kubibabwira, habeba umwe hagasarura undi. Haleluya. Ubiba ninde? Ubiba ni Data wo mu ijuru. Wowe nturi umubibyi. Nubwo ujyana ijambo, nubwo ugenda ugahanura, nubwo ubona ubasanga mu businzi, ukabasanga mu busambanyi, ukabasanga mu bujura, ntacyo uri cyo cyatuma uvuga ngo bumve. Nta n'icyo wakora kugira ngo bakubone mu Imana, buretse Data wo mu ijuru wenyine niwe ubiba. Nakubwiye ngo abantu benshi ubundi iri jambo bakunda kuryibaza, wase kuki Bibiliya ivanga ibisarurwa bireze kandi n'uwapfuye ngo yasaruwe? Ese ibisarurwa abahanuzi bahamagarwa nabo kujya gusarura bapfa? Ese donc kumva ntibabyumva. Ariko ruvuga ngo Imana cyagiye yafataga umwuka wayo ikawohereza mu bantu bari mu tubari, bari mu businzi, bari mu busambanyi, bari mu bujura. Amena. Yajya ajya gutema igitoki akumva arikanze, akumva ijwi riravuga ati nyamara ubwo bagufata, nyamara ukijijwe wabona amahoro. Aho ngaho Imana ibirimo igenda igira gute? Ibiba. Haleluya. Ibirimo igenda ibiba. Haleluya. Hahandi ujya gusambana, ahari ibyo bagukoreye bikagutera ishozi, wabati uburetwa sinzabugumamwo. Ntabwo ari wowe uba ubyibwiye, ni urubuto rw'Uwiteka ruba ruri kujugunywa hehe? Mu itaka. Hanyuma rwakugeramo rukagucenshura umva, rukakuyungurura atari ko si ubukoko ibi bintu urabona uzabigumamo. Bazamucurika, bamucuranure amasaha 40, amasaha 50. Ubukoko ubu buretwa uzageza he? Ntabwo ari wowe, nta nubwo ari Satani uri kubikubwira. Ntabwo Satani ajya aburira umuntu, ahubwo Uwiteka bari kubiba. Hanyuma ejo akakubwira ngo hariya kwa runaka hari igiterane, ku musozi runaka hari igiterane, itorero runaka rifite amavuna. Wagiye ukajya kwirebera, nubwo winywereye agacupa kamwe. Imana idusanga mu ngeso za n'ubu wabaye agacupa kamwe ntawe kuza kuhagera, ukagenda wumva uri muri furi, wumva rwose udakorwaho, wowe ukaba mugiye kwiyumvira. Wahagera baririmba ngo yego bari, ariko ijambo rigucaki. Rigira gute? Rigucaki. Mu wundi mwanya rero usarura. Haleluya. Uwiteka akaba yarangije kubyemeza, ugahaguruka ugatera urutoki hejuru ukurikije bya bindi byahahise cyangwa byahahise, ukavuga ati rero
nge ndumva ntakomeza kuba ingaruzwa muheto, ugafata icyemezo ukavuga ati nditabye. Icyo gihe uwo mupasitori, uwo mushumba, uwo muvugabutumwa arasarura. Icyo gihe aragusaruye. Agusaruye mu bihuru, kugira ngo ubyumve. Ibihuru ni iki? Ni za ngeso, ni bwa businzi, ni bwa busambanyi, ni bwa bubeshi. Hanyuma ubwo nibwo busaruzi. Ntimuzongere kwibaza kuri iri jambo. Icyampa ngo niba iri jambo wumvise koko icyo wajyaga wibaza, ukiboneye ubusobanuro, urisangiza abandi nabo basobanukirwe. Ibisarurwa. Gusarurwa he? Dusarura mu bihuru, dusarura mu bishogoshogo. Amen. Cya kigo utonora ugakuramo, nubwo cyari kigifubitse, ariko ntabwo ari cyiza. Iyo umwaka wamaze kwera, biba bitegetswe ko kivaho. Nawe rero ikiri muri wowe Imana yashyizemo, kuko cyamaze kugera igihe, birategetswe ko kiva muri wa mubiri ucumura. Wa mubiri ucumura ntabwo ari ukuvuga ngo upfe, oya. Guhera uwo munsi wategekwaga n'umubiri, none guhera uyu munsi umaze gusarurwa, umaze gukurwa mu bishishwa, cya kindi cyagiye muri wowe kigiye gutangira kuyobora wa mubiri. Amen. Wa mubiri icyawuyoboraga kindi nacyo cya Satani ntabwo kicyemerewe kugira gute kwicara muri cya kibanza, kuko wamaze kugikuramo, yinjiramo icyagize gute icyatoranijwe. Imana ishimwe cyane. 38 nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Imana ishimwe cyane. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Imana ishimwe. Haleluya. Nimpagarara gutya jyewe, menya ko ndi mu kibanza cya Kristo. Nushaka kunyubahe, uraba wubashe Kristo. Ariko unyubaha utanyubahiye iki? Ubuntu bw'ahangaha. Nunampa gutya ntumpe kugira ngo ngukunde byinaha. Ntuzifuze ko umuntu agukunda byinaha, ahubwo azagukunde byahe ibyinaha, abihindukiramo. Ibyinaha ubwabyo biramuhinduka, kuko Satani araza agakorera muri byo, akinjira muri byo, agahinduka, ugashiduka nawe yaguhindukira. Niba uri umudamu yagusengeraga, mwasenyaga neza, iyo agukundiye ibyinaha, uriya mugabo ejo arahinduka, agatangira kuvuga ko mwabana. Niba uri umukobwa akavuga ko mwaryama. Niyo mpamvu ibyo ukwiriye gukora ubikore, nunamukunda n'amagambo umubwira ujye uyamubwira yuzuye mu Imana. Igihe cyose uzanatera urwenya rukabura mu Imana, Satani azajya agenda kuzamuka. Ariko ni ukuvuga ngo iyo nge mpagaze gutya, mpagaze neza, mpagaze mu kibanza cya Kristo. Kristo niwe wakoze umurimo bwa mbere. None Imana yavuze ngo nabatumye gusarura ibyo mutagize gute mutaribye. Imana ishimwe. Kristo yabibye urukundo rwe mu bantu, amena amaraso, arangije aragenda asiga avuze ijambo, aravuga ngo genda agiye, ngo ariko rero ngo nimwizere mukagendana n'ibimenyetso, muzagendana n'ibimenyetso by'iki? By'abizera. Muzakandagira inzoka na sikoropi, ngo ndetse muzakora ibiruta cyane ibyo nakoze, kuko nge ntahari ngize gute, ngiye kwa Data. Imana ishimwe cyane. Ndi mu kibanza cya Kristo. Ese wowe urumva uri mu kibanza cya Kristo? Ibisarurwa bireze, ariko abasaruzi ni bake. Nyamara wowe ubwawe wamenye neza igihe cy'itungo ryawe rizabyarira, ihene, inka, intama, ingurube n'ibindi. Hanyuma umenya igihe cy'isarura cy'imirima yawe, wamenye igihe cyo kurima, gukomorora, kubiba, kubagara, gusarura. Hanyuma n'Imana niko bimeze, ariko igihe cyo kugira ngo isarure iraguhamagara. Haleluya.
reka kuvuga ngo hari abakozi b'Imana, ahubwo uvuge ngo nanjye ndumva naba umukozi w'Imana, ndumva nanjye nakorana n'Imana. Haleluya. Niba kandi wakoranaga n'Imana, wanasifiwe sana, ariko ntabwo wabiherewe ngo ubyirate, ngo ujye ugenda uvuga ngo ndi mu mwanya w'Imana, ngo uheremo ukora ibidakorwa. Oya, ntabwo ariko bimeze. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Haleluya. Wanasifiwe sana. Icyampa rero nawe uyu munsi, niba uzi ko wazunguye, uri mu gihagararo cya Kristo muri uyu mubiri, we akaba ari kumwe nawe mu buryo bw'umwuka, hagararana nawe, hanyuma usarure biriya bisarurwa. Ibyo yasaruraga, aya magambo yayavuze kubw'umugore w'umusamariyakazi. Haleluya. Umusaruzi yaraje gusarura, urubuto rwari ruri mu musamariyakazi, wirirwaga ugenda ararana n'abandi bagabo, ararana n'abandi basore, ariko igihe cyari kigeze kugira ngo asarurwe cya kigori kive muri bya bishishwa, kuko Kristo yarazi igihe cy'isarura. Reka wumve aho yabivugiye, mutagira ngo ibyo mvuga ntibifite aho biva. Ngo nuko benshi, kuri 39, ngo nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati, yambwiye ibyo nakoze byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwo nyine akimara gusarurwa, akimara gukurwa mu ngeso mbi, yahise amenya ubikoze uwo ari we. Aravuga ati, uyuvuze ibi akamvugira ibyanjye n'udasanzwe. Haleluya. Ni udasanzwe. Ubwo yabonye ibyo nakoreraga mu mubiri, guhera uyu munsi nanjye nemeye kugenda gusarura ibindi bisarurwa. Atangira kugenda yamamaza inkuru nziza, agenda mu mudugudu avuga ibyo. Abantu bamubonye batangira kwizera Yesu kubw'ibyo ngibyo umudamu yabashije kugira gute kuvuga. Niba nawe rero ariko ubyizeye, niba ari kubishaka, nakubwira ngo ngaho fatiraho, umenye ko uhagaze mu kibanza cyane cya Kristo. Yesu yaraguhamagaye, agusiga mu mwanya we, arangije asubira kwa Se kugira ngo ategereze ba bandi uri guhamagara, azabuhagire, abakure mu mibabaro, narangiza abazamure ari iteraniro rinini, ubundi abahereza ikamba ry'ubugingo, ndetse nawe ubwawe nyiri kubazana, ubundi ugororerwe. Imana ibishimire cyane. Reka ngarukiriza ahangaha, ndabashimiye mwebwe mwateze amatwi ijambo ry'Imana. Utarakora subscribe, uyikore, like, comment, uyikubiteho kabisa, utubwire uko iri jambo ry'Imana ryagufashije, maze usharinge bagenzi bawe. Niba ufite urubuga rwa group, urishyiremo, ntacyo bitwaye. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane.